impamvu eshatu cyangwa enye zigaragaza ko nubwo watsindwa ikizamini cy'imodokari unasubiye n'ubundi wakongera ugatsindwa. Ndavuga ngo hari ibizamini ushobora gutsindirwaho ukavuga ati ninasubira nzongera ntsindwe. Kuki se umunyeshuri akora ikizamini agatsindwa yasubira kongera agatsindwa? Nyamara ashobora gutsindwa ishuri imwe iya kabiri akajya agatsinda. Biba byatewe n'iki? Hano ngiye kwereka ibizamini ushobora kuba wakora ikizamini cyabyo wabitsindwa ukazanasubira kongera ugatsindwa. Ikizamini cya mbere uzakora ugatsindwa ukaba utazi imodokari bigasaba kongera kujya kwiga neza. Ikizamini cya mbere ni ikona. Ikona n'urutsindwa ntuzigere uvuga ngo wabyutse nabi cyangwa ntago umeze neza. Ikona n'urutsindwa uzabuze neza ko nukora ikizamini utize neza bwa kabiri uzongera ukatsindwa. Icyo gihe ntago ubuze imodokari, subira ku ishuri. Icya kabiri, ikizamini cya parking. Guparika imodokari ukanayiparukura. Iki kizamini nugikora ukagitsindwa uzabuze neza ko nusubira ku kizamini n'ubundi uzongera ugatsindwa mu gihe uzawutiza imodokari ngo yihugure. Byo kuvuga ngo wabyutse nabi ngo umunsi nabize nameze neza, hari ibizamini ugomba gutsindwa uvuga ati ninsubiraho ntabyize nzongera ntsindwe. Ikizamini cya gatatu ni ikizamini cya T-cross. T-cross ndabizi ko na formule nigira, ariko T-cross nayo itsinzwe utongeye kwihugura bwa kabiri cya gatatu cya kane ngo yihugure wazasubira kongera ugatsindwa. Ikizamini cya kane ushobora gukora nabwo wareba nabi ukazasubira kongera ugatsindwa mu gihe wabatsinzwe ikizamini bwa mbere. Ikizamini cya demarage. Demarage nayo nuyitsindwa ntiwongere kuyihugura neza uko bikwiye uzongera usubire none utsindwe iyo demarage. Ngiye kukwereka ikizamini cyo ushobora gutsindwa ukongera ugasubirayo ariko bitewe no kuba waruzi imodokari ariko ukaba wabyutse navuga wabyutse nabi cyangwa utameze neza byo ukaba wakongera ugasubirayo utanihuguye neza ukaba watsinda. Cyo ndaje nyikwereke. Ariko hano icyo nshaka kumvikanisha kirenze ibindi, hari ibizamini ushobora gukora ugatsindwa nejo wundi wasubira kongera ukabitsindwa. Nari mvuze ngo wabitsindwa bitewe nawe. So reka ne gutinda rero. Ikizamini cya sirikirasiyo iki ngiki twiga bwa mbere mutangire umwiga imodokari mwese. Iki kizamini my dear kirakomera ko kibamwe ibintu byinshi bitandukanye bisaba kuba uri tayari mu mutwe ukibuka kwirinda kwibagirwa. Usaba kuza twatuntu twose tips zose zijyanye n'ikizamini ugomba kuba uzizi. Iki kizamini cyo n'umuhanga aragitsindwa n'abatwara imodokari barabitsindwa pe. Ibizamini byo ntago wavuga ngo ujya iforomire. Iki ngiki cya sirikirasiyo gusa none umuhanga aragitsinda kubera yuko iyo uri tayari, ujye tuvuga umuhanga nuko uri tayari mu mutwe udafite ibintu byinshi wibuka. Baze nko kubwira ngo hagarika imodokari hano wahagarara ko bwati ngo tugende ugatahagurukira muri vitesse wari urimo utigeze uhindura na gato. Ibyo ni ukwibagirwa. Baze kubwira ngo duhagurutse imodokari ugahagurutse imodokari muri feri yawe. Ibyo ni ukwibagirwa. Ntago uri tayari mu mutwe. So sirikirasiyo ntago igira formule. Iyo nemera ko ushobora kuyitsindwa pe unazi n'imodokari 100%. Ariko nutsindwa ikizamini cya parking, ikona, ugatsindwa T-cross, ugatsindwa demarage, subira mu ishuri wige neza usobanukirwe neza. Subira mu ishuri nongere mbisubiramo, subira mu ishuri wige neza kandi usobanukirwe ikiyabiziga n'amatiye komanda mu gihe uzi gutsindwa birazamini nakubwiye hejuru. Ikindi ashaka kura urujijo abantu bose bazi ko biga imodokari cyangwa se biga ibinyabiziga ngo ngiye nishije 50 ngo birahagije ngo nzaba namenye imodokari. Guys, ntago imodoka yishyurwa amafaranga wigira nibyo baguha biruta kure biruta kure nibyo watanze. So bisobanuye ngo ntago abantu bafata kimwe. Nk'urugero ngiye nizi imodokari, ngiye ubwanjye nizi imodokari byumweru 3 niba atari 2 gutyo 2016 na 7 mba ndayimenye nkora n'ibizamini rwose mera neza ndatsinda. Yego nari umwana agasima icyo gihe ariko wenda nari nzi imodokari. So abantu bafata bitandukanye ariko nkawe wibera mu business byawe, wibera mu kazi kawe ka buri munsi, uri busy buri munsi kubera inshingano nyinshi. Nawe urabyumva sinshaka gutinda kuri ibyo ariko urifasha wavuze ngo ugiye gukora ikizamini ukwezi kumwe uzabonye perime. Guys, mwagiye manza mukumva neza ko ari ukwiga amasomo n'amasomo. Fata time ubanze wige neza umenyere neza ikiyabiziga ucyumve neza ukigira igicucu kinyeganyeza. Yemeretse kujya gusura umuntu ara ku kibuga nsangana ari kwigira imodokari afite ikizamini buri minsi 3 ngagikore ariko baracyafata kwivora. None wamaza mu gikara kavuga ngo mwarimu ngo ntaga mwigisha neza. Mwarimu ntaga mwigisha neza gute se? Habwo karo udafata. Fata umwanya wige neza. Wivuga ngo imodokari bayigukweza. Habwo imodoka bayigira kwimenya nago bayigira ukwezi. N'amafaranga yatanze yemerera no gutanga nandi. Ibyo kuvuga ngo ngiye ngo nishije 50 nzongera ntanga yandi no. Yatange kuko nyine ntago uramenye.
njye nzakwigisha ikona cyangwa nkwigishe parking cyangwa nkwigishe T-cross utaramenya na circulation, icyo gihe nimbona no kumpatiriza nzabikwigisha, ariko uzajya mu kizamini utabizi neza. Sobanza neza, usobanukirwe neza ikiyabiziga, ukimenye neza, ukimenyere. Ngo ngiye ngo mwari manyisha circulation gusa, no sari wamenye imodoka ari kujyana mu bindi. Banza usobanukirwe neza ikiyabiziga, ukimenyere, uzajye gukora ikizamini ntabwo bana buke ufite. Perime iroroshye, sinzi impamvu mwe muyikanira cyane. Menya kandi usobanukirwe amategeko y'umuhanda.